igikombe cy'isi abanyarwanda bose bazakireba binyuze ku mashene ya DSTV English Plus. Ubwo ni binyuze kuri offer ya DSTV English Plus iri nka mashene ya Super Sport. Niho abanyarwanda bazakireba. Niba uri umukiriya wa Canal Plus, ubwo birasaba yuko kino gikombe cy'isi uzakireba kuri DSTV English Plus, twita ngo ni add-ons. Abacuruzi bacu barabizi ko babigenza. Ubwo ku banyarwanda bose, abakiriya ba Canal Plus, abakiriya ba DSTV, niho kino gikombe bazakireba ni ku mashene ya Super Sport. Ku mukiriya mushya nugura decoder ku 5,000 ukashyiramo abonema y'ibihumbi 10 na installation ku 5,000, ya abonema yawe izazana na ya mashene ya DSTV English Plus ariho hazashije igikombe cy'isi ku mashene ya Super Sport. Uretse iyo promotion yo kugura abonema ukabona mashene yose, ukabona na mashene ya DSTV English Plus, harimo na ndabyita ngo nishwa cyangwa se ni tombora aho uyu munsi umuntu wese uri bugure abonema areta yinjira mu banyamahirwe bo kuzaba millionaire. Muti bimeze bite? Nugura abonema uyu munsi ya Canal Plus, bien sûr uraza kuba winjiye mu banyamahirwe ushobora gutsindira ibihembo birimo abonema zitandukanye, birimo ibihumbi 100 buri cyumweru, ndetse birimo no kuba n'igihembo gikuru ari miliyoni zahabwa umunyamahirwe uzaba watsindiye icyo gihembo mu kwezi kwa 7. Nta kindi bigusaba nuko ugura abonema nk'iyo wari ufite, ukabona ya mashene yose ya Canal Plus hariho na DSTV English Plus, ugahita winjira mu banyamahirwe. Ku banyamahirwe bazajya babimenyeshwa buri wa 5 kuri radio zitandukanye dukorana. System itwereka abantu baguza abonema, tukabahamagara no kwanga iyo umunyamahirwe, system ikagufata, baraguhamagara ugatsindira iyo abonema cyangwa se ugatsindira ibyo bihumbi 100, kandi ukaba ukomeza no kuba muri ya course yo kuzaba umuzatsindira miliyoni nk'igihembo nyamukuru. Iyi promotion yatangiye muri kuno kwezi kwa 6 ku itariki ya mbere, izanyana kuno kwezi kwa 6.